Nanone reka nongere mbahe ikaze. Uyu munsi ngufitiye amakosa 6 dukora agatuma inkwavu zacu zirwara. Ibi ngiye kubabwira kubera ikosa nakoze ku rukwavu rwanjye, bigatuma rubura n'ikibazo gikomeye cyo kurwara, hamwe n'aho rushobora no gupfa. Ndashaka kugira ngo niba ukora aya makosa nawe uyakosore atazagushyira mu gihombo. Niba wumva ikiganiro ari ingenzi, kanda subscribe ndetse na like. Hafi yo gusoza niho ndakubwira n'ikosa njye naguyemo bigatuma hari inkwavu zanjye zirwara, hamwe ndi kubabwira ko zishobora no kuba zahura n'ikibazo cy'urupfu. Reka tudatinze turebere hamwe ayo makosa uko ari 5 ugomba no kwirinda. Tudatinze ku mwanya wa mbere, kororera hasi. Kororera inkwavu hasi bituma inkwavu zihura n'umwanda mu buryo bworoshye, nk'ibisigazwa by'ibiryo zariye, amahurunguru ndetse n'inkari, ugasanga zibiteye ikibazo cy'uburwayi butandukanye ku nkwavu zawe. Ibyo bitera indwara z'uruhu, iz'amaguru ndetse n'udukoko twangiza umubiri wazo. Zimwe mu ndwara zirwara turazizi, ni zimwe twita ngo uburenge n'izindi nyinshi muramwe muzi. Rimwe na rimwe bikanazitera impiswi, ibisebe, kubera ko ku butaka ntabwo bujya umuntu asukura neza mu buryo bugaragara ngo bimukundire. Mbese nyine keji yashyizwe hejuru niyo yizewe mu kurinda indwara. Ku mwanya wa kabiri, ikosa rya kabiri ugomba kutazakora wowe nk'umworozi w'inkwavu, kuzigaburira ubwatsi bukonje. Ubwatsi bukonje noneho burimo n'amazi bituma igifu gikora nabi, hamwe nyine zirwara impiswi, ugasanga nyine zimeze nabi. Mbese bigaragazwa nuko nyine bizitera impiswi zikabije, nyine usanga nyine bikabije pe. Ndetse amazi akonje mu bwatsi yo atuma zifatwa n'ibicurane n'indwara zimwe z'ubuhumekero. Ugomba kuzigaburira ubwatsi bwumutse cyangwa wumishije bihagije mbere yo kuzigaburira ubwatsi izo nkwavu zawe, ko niko kuzirinda zimwe mu ndwara tuvuze aho ruguru. Ndetse niba ushaka no kumenya bumwe mu bwatsi wagaburira inkwavu zawe, nyuma y'iki kiganiro nacyo uze kukireba kuri iyi YouTube channel ya VIYU. Ikosa rya gatatu uzirinda, kuzishyira ahantu hashyuha. Ahantu hashyuha cyane kurenza °C nka 30 kuzamura, hatuma inkwavu zibura amahoro ndetse no gutuza muri zo, kuko umubiri wazo uteye mu buryo utihanganira ubushyuhe bwinshi, bigatuma zigira umunaniro ndetse n'uburwayi bw'imbere mu mubiri. Ibi bikaba byanatuma inkwavu zishobora no gupfa, cyane ko mu bihe by'impeshyi haba hari ubushyuhe. Ugomba kugenzura neza ko zitekanye, cyangwa hari uburyo nyine wagerageje kuziha ubuhumekero, nimba ariko navuga. Gerageza nyine urye uzishyira ahantu hadashyuha cyane, ariko nanone hadakonje cyane. Urabizi ko inkwavu ziteye mu buryo ziba ahantu hagati no hagati mu byerekeranye n'igipimo cy'ubushyuhe. Noneho ikosa rya kane ugomba kuzirinda niba uri umworozi w'inkwavu, kutazikorera isuku ihagije. Nko kudazikorera isuku ihagije cyane cyane no muri keji zibamo, bituma imyanda yegerana, bikabyara n'udukoko tumwe twatera zimwe mu ndwara twavuze aho ruguru, ndetse n'umunuko. Kuko ibi ngibi by'umwanda bimwe bitera indwara z'uruhu, impiswi no kwandura ibibyimba by'umwanda. Sinzi ukuntu ndabyita, babyita nyine coccidiosis. Ni ahantu nyine usanga urukwavu rwahuye n'indwara zo ku ruhu, ugasanga zagize ibintu bimeze nk'ibibyimba mu kuntu. Noneho kuri uyu mwuka mubi, umunuko turi kuvuga, iyo wuzuye aho hantu ziba ubangamira ubuhumekero bwazo, ugasanga zikaba zagira n'ikibazo cyo kuba zapfa. Urumva ko isuku y'inkwavu igomba gukorwa buri munsi, cyangwa ndetse tuzabikoreho n'ikiganiro cy'uburyo isuku ihagije ikorwa. Nimubishaka mubyandike muri comment. Turye ku ikosa rya gatanu, ari naho ndarangiza nkubwira nanjye ikosa nakoze byatumye inkwavu zanjye zimwe zirwara, hafi no kuba zanabura n'ubuzima. Ikosa rya gatanu uzirinda,
kutazikingira. Aborozi benshi b'inkwavu bakunze kudakingiza inkwavu zabo, kandi ibi bituma inkwavu zandura byoroshye zimwe mu ndwara twavuze na hano ruguru. Ubundi gahunda yo gukingira igomba gutangira ku bana bagejeje ibyumweru wenda hagati ya 4 na 6, ndetse by'umwihariko ukanamenya n'umuti ugiye kuziha uwo ariho, kuko naho harimo amoko ugomba gutera umuti. By'umwihariko ugomba kwegera umuveterineri akabikugiraho inama akurikije n'uko inkwavu zawe zimeze. Noneho nanjye reka mbabwire ibyambayeho, ikosa nanjye nakoze ryatumye urukwavu rwanjye rurwara, ndetse icyarimwe ariko runatuma ndegura iki kiganiro kugira buri mworozi wese bimworohere mu kumenya wenda amakosa agomba kwirinda kugira ngo ubworozi bwe bubashe kugenda neza, atazagwa mu ikosa ngiryo naguyemo ryo gutuma inkwavu zanjye urukwavu rwanjye rurwara. Ikosa nakoze rero navuga ko ari naryo nashyize ku mwanya wa mbere, nibyo nababwiye korora inkwavu hasi. Ngero ukuntu byangendekeye, nsanzwe norora inkwavu, noneho naje kugira ikibazo cya keji imwe iza kwangirika. Ikintu cyabayemo nahise numiza akayungiro, kuko ni kimwe mu bikoresho nifashisha nkora keji. Keji ubwo ni ibiraro by'inkwavu. Noneho mu gihe kataraza ku kayungiro, ndavuga ni urwo rukwavu sinarubangikanya n'izindi, nyine sinarushyira mu zindi, reka mbe ndushyize hasi. Ndavuga ni ngo ni uguteganya. None ikintu cyakurikiyeho, nyuma y'iminsi 3 kuri 4, nagiye kureba ngo nsanure naho ngaho mbagire neza, nsanga iminsi mike gusa ruhamaze, nsanga rwafashwe na ndwara yitwa uburenge. Ikintu cyahise gikurikira, urukwavu rwaragiye rurananuka, urukwavu rugenda rumera nabi cyane, dore murabibona no ku mashusho ukuntu bimeze. Urukwavu ruhura n'ikintu nyine nakwita ko ari ikibazo gikomeye cyane, hamwe nizeye neza ko rushobora no kuza gukira. So rero ni nayo mpamvu nashyize ku mwanya wa mbere. Aha hantu ugomba kuhitondera cyane, kuko nanjye ni iryo kosa naguyemo. Ubu ngubu urukwavu rwanjye navuga ko nduhangayikiye, kuko nyine nzifata nk'abana banjye, kuko niryo terambere ryanjye. Nta kindi kintu njye mu busanzwe nkora uretse korora inkwavu, ari nayo mpamvu kugira ngo tubashe korora neza ndetse bibyara umusaruro. So rero niba wumva ko hari ikindi kintu twazavugaho, ubyandike muri comment. Unibuke no gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa nyine ibiganiro ngibi ngibi. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, kuko njye ndabakunda cyane.